mwageze Matayo 19 murongo wa 15 mwageze dusome nuko umuntu aza aho ari aramubaza ati mwigisha mwiza muri cyiza ki umpambe ubugingo buhoraho nawe aramusubiza ati unyitira iki mwiza n'umwe gusa ni Imana ariko nushaka kugera ku bugingo witondere amategeko aramusubiza ati nayahe Yesu aramusubiza ati ntukice ntugasambane ntukibe ntukabeshyera abandi ubahe se na nyoko undi mugenzi wawe nk'uko wikunda 20 uwo muhungu aramubwira ati ayo yose narayitondeye none icyo nsigaje ni iki Yesu aramusubiza ati nushaka kuba utunganye rwose genda ugurishe ibyo utunze maze wiha abakene nibwo uzagira ubutunzi mu ijuru uhereko uze ukurikire 22 umusore abyumvise umusore yumvise iryo jambo agenda afite agahinda yari afite ubutunzi bwinshi Yesu abwira abigishwa be ati ndabwira ukuri yuko biruhije ko umutunzi yinjira ubwami bwo mu ijuru ndetse ndababwira yuko icyoroshye ari uko ingamiya yanyura mu zuru ry'urushinge kuruta ko umutunzi yakwinjira ubwami bwo mu ijuru abigishwa babyumvise barumirwa cyane bati ubwo bimeze bityo ninde ushobora gukizwa Yesu arabitegereza arababwira ati ibyo ntibishobokera abantu ariko ku Mana byose birashoboka nakiriza ijambo ry'Imana rero hano imbere umve icyo Imana ishaka kuvugana natwe muri aya magambo tumaze gusoma kandi icyo tugambiriye uyu munsi ni ukugira ngo tumenye cyangwa se no kugira ngo umenye icyo usigaje gukora kugira ngo ukizwe ibyo tugiye kumara umwanya twumva ujye ureka umwuka wera avugana natwe kugira ngo umenyeshe ibisigaje Yesu ashimwe gukora kugira ngo ukizwe aya magambo tumaze gusoma tuyasanga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko igice cya 10 kuva ku murongo wa 17 kugeza ku murongo wa 31 tuyasanga kandi no mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka cya 18 kuva ku murongo wa 18 kugeza ku murongo wa 30 ni ikiganiro rero Yesu igice kinini yashyigiranye n'uyu musore hanyuma aza no kugira icyo abwira abigishwa be bari hafi cyo rero tumaze kumva tumaze gusoma uko Yesu ashimwe muramurikiye abase murebe hano namushaka kwigisha hari umureba hasi mureba hari uyu mugabo Matayo aratubwira ko uyu musore ari we wizanye aza aje gushaka Yesu nk'uko nawe wizanye abakuzanye niwe wagize gute niwe wizanye uyu musore rero ibyo aribyo byose yari yarumvise inkuru za Yesu aje aramubwira ati mwigisha umeze gute mwiza kuko uyu musore yari yarumvise inkuru za Yesu mwigisha mwiza nkore cyiza ki kugira ngo ubone ubugingo uyu muhungu rero
yari afite icyifuzo cyiza. Uvuge ngo amen. Yari afite icyifuzo cyiza, afite ibyo yari yarakoze, yumva ko asigaje kimwe gusa. Aza rero gushaka umwigisha. Hano iyo tumusomo biriya ntabwo si kimwe n'abana bigisha muri primaire bita teachers cyangwa se lecturers muri kaminuza, ahubwo ababigisha nabo bita masters ba maître babaga ari abantu bafite abandi bigisha kugira ngo nabo bazahinduke abigisha. Muri iki gihe cya Yesu, ubundi mbere ya Yesu umwigisha yagiraga umwigishwa umwe, ariko nyuma yo haza ku cyiciro cy'abandi bigisha bagiraga abigisha batarenze nka batandatu. Yesu we rero yongera umubare, hanyuma rero biranamenyekana ko yitwa ari umwigisha. Hanyuma uyu muhungu rero azavuga ati mwigisha nkore cyiza cye. Urumva hari ibyo yarabanje gukora, yari yaragerageje, ariko uyu muntu akeneye kumenya ni iki gisigara. Aravuga ati rero mubigisha amategeko bacu ntabwo ari mugiye gushaka ibyo banyigisha mu rwego rw'amategeko y'idini, narabyumvise, ariko ngiye gushaka umwigisha mwiza mubaze ngo mbese ni iki cyiza nsigaje kugira ngo ndagwe ubugingo buhoraho. Hanyuma Yesu mu biswe yamubwiye ngo yaravuga ngo unyitira iki mwiza? Ku mwiza rumwe ninde? Ni Imana. Hano kugira ngo tubyumve neza ko hano hari abantu bajya batuzanaho ibigeragezo bijyanye n'idini. Hano umuyisilamu ashobora kuhahera bakubwira ati ariko ntabwo ureba ko Yesu nawe azi ko atandukanye n'Imana. Bahura n'Umuyehova ati niba kubyo mwishe atari byo. Ariko twebwe twizera ubudatubwira bw'Imana tuzi ko Yesu afite kamere y'ubumana akagenda kamere na kamere muntu. Iyo dusoma byanditswe byera tugomba kumva ngo hano avuze nkana. Aha rero arimo aravuga umuntu, ariko ashaka no kugira ngo uyu muntu wamubonye n'umwigisha anamusobanukirwe kuruta umusobanukirwe kurutaho, kuko abafarisayo ntabwo bari bashoboye gusobanukirwa Yesu. Niyo mpamvu bavuga ati se unyitira iki mwiza? Umwiza ari umwe n'Imana yonyine. Aravuga ati rero ariko nushaka kugera ku bugingo witondere amategeko. Buriya umuntu Yesu yatiraga impano y'uburondozi, ukaza akayabonye uri akakujyana rero aho muri bwisanzure agamije kukwereka igikwiriye, kuko yari umwana wabyukiye mu mategeko amujyana mu mategeko. Noneho rero umurongo wa 18 uyu mugore wese amategeko naya Yesu aramusubiza ati ntukice, ntugasambane, ntukibe, ntukabeshye abandi, wahese na nyoko ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Aka ni agace ka kabiri k'itegeko rikomeye kuruta ayandi, twita Great Commission. Ko muzika abafarisayo barambaye itegeko kuruta ayandi ni irihe? Aravuga ngo ukundisha Uwiteka Imana umutima wawe wose n'imbaraga zawe zose n'ubwenge bwawe bwose. Aravuga ati ni irya ati n'irya kabiri rimeze nk'aryo, ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Uyu muhungu rero yumvise ko mubwiye iby'amategeko, umuhungu aramubwira ati ayo yose nagize gute narayitondeye, none icyo nsigaje ni iki? Uyu mu kiganiro cye ntabwo ajarasha ari imbere y'umwigisha, arashaka kumaza ni iki cyiza nsigaje gukora kugira ngo nanjye nzaragwe ubugingo buhoraho. Imana idufashe cyane kandi Imana itugire neza. Muri aya mategeko niyo mwakurikire neza, muri amategeko y'Imana nangahe? Ni 10. Abo bice bingahe? Abo bice bingahe? Amategeko y'Imana ni 10 nibyo muragikoze. Abo bice bingahe? Abamo ibice bibiri. Amategeko ane ya mbere ni amategeko ahuza umuntu n'Imana. Igice cya kabiri kizana amategeko atandatu ni amategeko ahuza abantu n'abandi. Muze kwiga mu gitabo
cyo kuva ishya makumyabiri usome muri urukundo rw'amategeko ruhagaze. Noneho rero ko Yesu yamubwiye ngo ntitukimuza kumwiza Imana, hano no kugira ngo ariko ukwiye kumenya amategeko akubuza n'Imana. Ariko aramuza ati none niba ushaka iby'amategeko ugiye byubahiriza sinayahize, amubwira amubuza n'abantu. Yesu ashimwe cyane. Aravuga ati irya mbere ntukice, ntugasambane, ntukibe, ntukabeshyere abandi, wubahe so na nyoko, ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Uwo muhungu aravuga ati ayo mategeko umbwiye yewe narayitondeye. Undi musoma Bibiliya turaza gusanga Mariko yongera akandi kantu aravuga ngo narayitondeye uhereye mu buto bwanjye. Imana idufashe cyane. Mu bijyanye n'amategeko mu muco wa Kiyahudi bigishaga umwana ku buryo yageza ku myaka 13 icyitwa amategeko ya Mose akizi, ku buryo umwana wabyize neza yagiraga irindi zina bakamwita ko ni umwana w'amategeko kubera ko yabaga yazi. Ariko twebwe abakristo muri cyo gihe none dufite intege nkeya z'imyigishirize y'abana bacu. Aya mategeko ntabwo bayigishirizaga ku rusengero, bayigishirizaga mu ngo zabo. Ariko twebwe ibijyanye no kwigisha abana mu miryango turi hasi cyane. Hari n'abafite zero, kumbaje nabumva afite zero kuzamukira wati. Ariko ijambo ry'Imana riko kukwita harimo arabaza ngo ni iki usigaje. Haleluya. Nawe utekereze ni iki usigaje. Iki kiganiro ni ikiganiro kiryoshye cyane kubera ko uyu musore nyine aracyakomeza kubaza icyo asigaje, kuko yari umuntu wiringiye ikintu cyitwa amategeko. Genda narayitondeye kuva mu buto bwawe. Uburyo uyu muhungu yari yiringiye usanga harimo n'undi mugabo witwa Pawulo wigeze kuvuga uburyo ku bijyanye n'amategeko aho ahagaze usanga ari ibintu bitangaje cyane. Reka dusome twihuse mu Filipi igice cyaho cya 3 tugiye gusoma duhereye ku murongo waho wa 4. Kumve uburyo nyine mu bijyanye n'ukuntu abantu babaga bijyanye n'amategeko n'imihango, ibintu by'umubiri abantu babaga barabibayeho. Ariko muracyateza amatwi abakora ikibazo babiganza neza. Urakoze ubona kugeza ubusinzire bwe bushyuhe mugo bamati tutega amatwi umenye icyo usigaje. Pawulo ngo yavuze wa Filipi 3 umurongo wa 4, rero niba hariho undi wese wibwira ko afite impamvu imutera kwiringira umubiri, ibintu bikorwa n'umubiri kandi bakajya bijyanye no gukira kandi byari mu mategeko ya Mose, jeweho namusha. Dore ibintu yavuze, yaravuze ngo dore jewe naziwe ku munsi wa 8. Iyo ni icyambere. Icya kabiri, jewe ndo mu bwoko bw'Abisirayeli. Icya gatatu, jewe ndo mu muryango wa Benyamini. Icya kane, ndo umuheburayo wo mu Baheburayo. Icya gatanu, ndo umufarisayo bw'amategeko. Icya gatandatu, kubw'ishyaka ry'idini narenganyaga itorero. Icya karindwi, ku byo gukiranuka kuzanwa n'amategeko nari inyangamugayo. Mwaba Kristo ninde wakwifuza nk'uko ngo ukigira ati bijyanye n'idini ibyo n'iki n'inyangamugayo. Rero dukwiye kureba ibyo twirata, kuko hari igihe natwe twirata iby'idini. Hari igihe twirata iby'idini nk'uko uriya musore yabyirataga, nk'uko Pawulo bamba yewe noneho yewe kubw'amategeko ni umufarisayo kubw'amategeko, kubw'ishyaka narenganyaga itorero, kubyo gukiranuka kuzana amategeko genda n'inyangamugayo. Ntabwo nzi niba muri twebwe bavuga tugiye kubw'idini tugiye n'inyangamugayo. Ariko ikimana ushaka kuvugana natwe uyu munsi ni ukugira ngo umenye ni igiki usigaje kugira ngo uragwe ubugingo buhoraho. Imana dufashe cyane. Rero
Yesu ntabwo aduheza mu rungabangabo. Haleluya. Yesu ntabwo aduheza mu rungabangabo. Iyo wazanye umutima utari kuryarya aragusobanurira. Hano ku murongo wa 22 no 21 Yesu yaramweburiye amubwira icyo asigaje. Abantu bagiye biga ijambo ry'Imana neza, ubu twasa nkaho twarimo tuzamuka tugeze ahantu tugiye kuba, tugeze kuri soko aho Yesu agiye kumwerurira ikintu asigaje. Aramubwira rero, nushaka kuba intungane rwose, uramurikira murumva abakobwa mwe n'abasore n'inkumi, genda ugurishe ibyo utunze maze uhe abakene, nibwo uzagira ubutunzi mu ijuru, uhereko uhere muri iki. Ngo ni iki yari asigaje? Ni iki cyonyine yari asigaje? Yesu aramwemerera aramubwira ngo usigaje kimwe gikomeye kandi ngira ngo tuze ko tumaze kuri uyu mwaka twaravuze ngo uyu mwaka turashaka ko tuzaba abakristo bateye imbere mu buryo bw'umwuka ariko bateye imbere mu buryo bw'imibereho. Twasenge ibintu byinshi cyane, nagira ngo rero mutagira ngo iki cyigisho kiravuguruza intego dufite uyu mwaka, oya, ahubwo biruzuzanya. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Arabwira ati rero genda ugurisha ibyo ufite byose, niba ushaka gutungana rwose ubihe abakene, nibwo uzagira ubutunzi mu ijuru, noneho uhereko uze umurike. Yesu rero yamubwije ukuri kandi amubwira ikintu gikomeye, kugurisha ibyo atunze byose akabiha abakene. Yesu yabifashe, reka kumuhagambo yakoresheje kanyasubiremo, yaramubwiye nushaka kuba utunganye rwose, genda ugurishe ibyo utunze maze ubihe abakene, nibwo uzagira ubutunzi mu ijuru. Kapitali y'ibyawe byose uyishyire hehe? Uyishyire mu ijuru. Yesu ashimwe. Uyu muhungu rero ntabwo yumvise icyo akubwiye, ntabwo yacyumvise. Kugurisha ubutunzi bwe akabiha abakene byari uburyo kugira ngo ubutunzi bwe abubitse ahantu hafite umutekano. Yesu ashimwe cyane. Kwari kugira ngo ubutunzi bwe abubitse ahantu hafite umutekano. Ariko uyu muhungu uko kuri 22 ngo yumvise iryo jambo wagira agahinda. Ariko yaranditse ngo arahonga. Zambaraga yazanye yihuta avuga ati Yesu kaje kimwe mwigisha kimbwiye. Yesu akimubwiye undi yagize gute? Yarabonze ahindukira asubira. Nawe sindi icyo usigaje icyo aricyo. Yesu rero ngibi byo byegoreye, oya, icyo nicyo ashaka. Yesu ashimwe. Bibiliya itubwira iki? Reka dusome twumve ububiko Yesu yari amubwira. Sura Matayo 6:19 umurongo wa 19 na 20. 6:19 umurongo wa 19 na 20. Haranditse ngo ntimukibikire ubutunzi mu isi, aho inyenzi n'ingese ziburya kandi abajura bacukura bakabwira, ahubwo mwibike ubutunzi mu ijuru, aho inyenzi n'ingese zitaburya n'abajura ni bacukure ngo babwire. Imana ikorera hano amagambo yakoresheje nayo mu kinyejana cya mbere, sibyo? Ayo mu kinyejana cya mbere aho wasangaga nyine hari ubukoko bo mu mazu, sibyo? Impapuro, ingese zangiza ibintu, abajura bacukura utwe ntabwo tubika amafaranga mu mazu, tubika hehe? Tubika mu mabanki. Aravuga ati rero ibikira ubutunzi aho ngaho, aho utangiriye, aho uzaba umutekano
umutekano ukomeye. Hanyuma uyu musore ntabwo yabashije gusobanukirwa ngo yumve neza icyo Yesu amubwiye. Ntabwo yumvise. Uyu muhungu nubwo ku mategeko yavuga ati narayubahirije kuva mu buto bwanjye, ariko aricyo atarasobanukirwa. Yaratubaza ko Imana ariyo ikwiye kuza imbere y'ibintu byose. Yesu ashimwe. Umurongo wa 23 na 24, ariko reka ngerageze kugeranya uyu muhungu tuva hatandukanye na Aburahamu. Aburahamu yabonye umwana ashaje, sibyo? Yabonye umwana ashaje kandi abona ari uwe. Imana yabonye Aburahamu kugira ngo bajye kukumwumva. Uyu mwana bajye kugera umutamba nyine kwa gufata mota gakata. Aburahamu yashidikanya. Barafasha mbere gufata urugendo. Mwana mwikoreza inkwi kandi ugaze muri mugaragu. Barabimbiza umwana ngo bajye kose nze tumo turajya he. Utabita. Mbese itabo kiri he. Igorere. Iyo dusoma Bibiliya twibaza. Bose kuri Aburahamu yabyumvaga uyu muhungu rero ntabwo yatekereje Aburahamu. Ngo uyu mwana Aburahamu namuhawe n'Imana. Niba tugiye kumwisubiza, iyo yavuze yuko izagira gute, izahindura umuryango ukomeye, ifite nuko izamuhunga. Haleluya. Uyu mugabo rero uyu musore ntiyatekereje ko ubutunzi afite ari Imana yamuhaye. Avuga okay, nukuta kiyogiye kutanga, hanyuma Imana ituzagira gute, ifite ukuntu izabigenza. Imana tube hano. Ahubwo arashidikanya ngo kubera ubutunzi bwinshi. Ariko rya muntu dusobanukirwe tutagira ngo yaravuze ngo n'urugero ngo biraruhije ko umutunzi ajya mu ijuru. Ariko ikiruhije cyose ntabwo bivuga ko kidashoboka. Abanyumvise niba ikintu cyose kiruhije ntabwo bivuga ko kidashoboka. Hano ntabwo Imana ifitanye ikibazo n'uko abantu baba ari abakire. Oya, kuko biritwereka ko hari abantu babaye abakire kandi barakiranuka ku Mana. Urugero, Aburahamu ari mu bantu b'abakiranutsi, Bibiliya itubwira ko bari abakire. Muze gusoma Itangiriro 13:2, murasanga Aburahamu yari afite ubutunzi bwinshi, yari afite ifeza, yari afite izahabu. Muze kureba Dawidi mu gitabo cyo ku Ngoma cya mbere 29:2, murasanga Dawidi yari afite izahabu, yari afite ifeza, yari afite ubutunzi, yari afite n'icyubahiro. Muze gusoma n'ubundi gitabo cya mbere cy'Abami igice cya 10 umurongo wa 14-23, murasanga Salomo ngo yarushaga abandi bami ubutunzi. Yesu tumurambira mu haleluya. Nta kimana, nta rubanza Imana ifitanye n'abakire. Abantu Imana ifitanye n'abakire, urubanza Imana ifitanye n'abakire ndaza tubasobanura kugira ngo tubashe gusobanukirwa neza tutese cyangwa se mu buryo bw'icyana kandi Imana bw'abakire. Kare ntabwo tugiye ngo n'umukene nzajya mu ijuru. Ntabwo umukene uzakujyana hehe, ntabwo uzakujyana mu ijuru. Ariko n'ubukire ntabwo uzakujyana mu ijuru. Kubera yuko nubwo ubukene ntabwo ari icyaha, cyangwa se kuba umukene si icyaha, ariko hari ibyaha biterwa n'ubukene. Abanyumvise niba neza, hari n'ibyaha biterwa n'ubukene. Ya minsi yose twamaze twiga gutera imbere, gushaka akazi, guhanga akazi, twagira ngo turwanye ibyaha biterwa n'ubukene. Mu byaha biterwa n'ubukene harimo ubujura, harimo kubeshya, harimo ishyari, harimo uburakari, harimo inzangano, harimo kujya mu bikorwa bibi. Ibyo ni ibyaha biterwa n'iki? Biterwa n'ubukene. Biterwa n'ubukene. Samuranya kumva ibintu uzana kubera ubukene. Twebwe twabona reka twige guhanga akazi.
ubukire ntabwo ari ibyaha biterwa n'iki? Biterwa n'ubukire. Mu byaha biterwa n'ubukire harimo kwibona no kwishyira hejuru, kwiringira ubutunzi aho kwiringira Imana, kurenganya abakene, kurarikira ibibi no kwibagirwa Imana n'ibindi n'ibindi n'ibindi. Ibi rero birashatse kuvuga iki? Hari abakene n'abakire bazajya mu ijuru, ariko harimo abakire n'abakene batazajya mu ijuru. Muri abo bose uzajya mu ijuru n'indi. Reka numve uko Mariko we yavuze. Mariko igice cya 10. Mariko igice cya 10. Murongo 23 kwa nso. Abigishwa batangazwa n'amagambo ye. Uko Yesu abasubiza, nuko Yesu arabasubiza ati, bana banjye. Yesu ashimwe cyane. Mutega amatwi mu ijambo rya Yesu. Bana banjye, nukuri biraruhije ko abiringiye ubutunzi binjira mu bwami bw'Imana. Nabumvishije? Abiringiye ubutunzi bwabo biraruhije ko bazinjira mu bwami bw'Imana. Icyo twifuza ko abantu benshi baba abakire. Niyo masengesho yanyu. Ndasiyamira ngo mwese mube abakire, ariko ntimuzabe abakire bazatandukana n'Imana. Muzabe abakire bumvira Imana. Yesu ashimwe cyane. Haleluya, haleluya. Muzabe abakire bumvira Imana. Ariko nuko n'umukene asengesho zawe yase. Abantu bana muninde kuba iki? Umukene. Ko kugira ngo ndagenda gute? Kugira ngo ntagayisha izina ryawe. Wari uzaninde no kuba umukire cyane ngo kugira ngo ntazakwibagirwa. Kugira ngo ntazakwibagirwa nkiyiringira. Kandi iyi si ya none hari abantu kumva bagiye gutera biyiringiye rwose. Bariringiye ku isi, umuntu wese afite intwaro za kirimbuzi, nimukokora agenda ahita byoheza akumva ariyiringiye. Ariko one day, umunsi umwe, intwaro ziba ubusa. Intwaro zibiki ziba ubusa. Niyo mpamvu birabaye ngo mukiringira iki? Mukiringira abakomeye. Ejo bundi amagambo irani. Ari umugabo wari uri kugira igitangaza, ariko twagiye kumva amatangazo ngo ntakiri mu isi y'abazima. Mureke mbere na mbere twiringire Imana. Ibindi bizaza nyuma. Imana ifashe cyane. Hanyuma rero kino kigereranyo cyo kuvuga ngo biraruhije, ariko si uko bidashoboka ko umukire yinjira mu bwami bw'Imana. Ngo bigereranywa nk'uko ingamiya yakwinjira mu zuru cyangwa mu mwenge urushinge. Iyi mvugo ni imvugo y'umugani yakumvikana ku bantu burasirazuba bwo hagati. Bishatse kuvuga mu mico yabo. Umujyi wose wabaga wubakiye uruzitiro rwo kugira ngo birinde abagome. Bashyiragaho amarembo atandukanye, ariko bavuga habagaho n'irembo rito ry'abantu bakerewe. Mu bantu bakererwaga rero abacuruzi babaga barimo, ariko bakavuga aka karembo gasigire abantu bazaza bakerewe, bazabona uko basanga umudugudu twafunzwe, ariko batahantu bashobora guhungira. Hanyuma rero kandi uburyo bwo gutwara imizigo bagiraga bwari gutwara imizigo ku ngamiya. Noneho rero iyo ngamiya nta muntu wazaga ngo yinjire muri ako karyango yicaye ku ngamiya. Byasaga ko ingamiya uyirambika hasi ukayipakura, wamara kuyipakura ya mizigo ukayinjiza mu mudugudu. Bakavuga ngo rero niba abantu bazaba bakugeretse bazagutsinda kuri bwa butunzi bwawe. Imana
tugire neza. Niko rero Yesu yari atanga kino kigereranyo. Aravuga ngo ko birakomeye kugira ngo umuntu aze ate ingamiya n'imizigo yayo abite ku muryango, sibyo? Ko kuyinjira ntabwo bizashoboka. Niko rero dore umuntu wiringiye ubutunzi bwe. Abandi mbese ni bande? Yesu ashimwe cyane. Kandi aba hari ibintu utega amatiyo. Hari abantu bafite ibintu batega amatiyo bati ibi byo ntabwo nabireka. Hari umuntu akaba afite abagore barenze umwe, akaba umwe buri mugore wagenda mbere. Hari umuntu uzi ko umugabo atunze ari umugore wa kabiri cyangwa se wa gatatu, kajya kuba ijambo ry'Imana usenge uyu mugabo namuvaho. Hari byinshi abantu batega amatiyo babitse mu mitima yabo, ariko ijambo ry'Imana kugira ngo ukwiye kumenya icyo ukwiriye kurekura kugira ngo uzahabwe ubugingo. Yesu ashimwe cyane. Uyu munsi nibwo butumwa bwiza dufite uyu munsi wa none. Hano mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo igice 6 umurongo 24 aravuga ngo ntawe ukeza abami babiri, kuko yakwanga umwe agakunda undi, cyangwa yaguma kuri umwe agasuzugura undi. Mubasha gukorera Imana n'ubutunzi. Hano bantu babiri, hano hejuru bavuze abantu babiri, ariko hasi bavuga buri mugore ushobora gukora Imana n'ubutunzi. Hariya ubutunzi bwavugaga iki? Byavugaga ikigirwamana cyitwa mambo. Abantu bafashe ubutunzi babuhindura ikigirwamana, babuhindura ikigirwamana. Kuko bagiye kuko mfite ubutunzi ntawankoraho. Muri Amerika iri kuzengereza isi ya none kubera ko bafite ubutunzi. Ariko ibyanditswe byari bitwereka yuko Amerika izagwa. Ibintu byose tubona bizengereje isi Korea y'Uruguru, ari umugabo rwose. Ariko amateka ntagatwigisha. Nta muntu ukwiye kugira ikindi kintu yiringira usibye Imana yonyine. Amateka yo gusubiza inyuma tukareba ko abantu bawe mu mateka biringiye ubwenge, biringira ubushobozi, biringira imbaraga zabo, ariko igihe kikagera Imana igasigara ari yose. Haleluya. Ijambo ry'Imana rivuga ngo reba niba nta kintu wimitse cyafashe umwanya w'Imana mu mutima wawe. Dusoza reka tuvuge ngo Yesu ashimwe cyane. Dusoze twavuga ngo uyu muhungu hari ibyo yari yarakoze. Yabwiye umwami ati kuba mu buto bwanjye ibyo nagize gute narabikoze. Ibyo bijyanye n'amategeko, ibyo byo nagize gute, sinshobora kwica, sinshobora kwiba, sinshobora gusambana, sinshobora kubeshya, sinshobora kuriganya. Ibyo byo nagize gute narabikoze. Ariko wowe bishyize ku munzani byo uracyabikora. Bivuze ngo ntabwo usigaje kimwe, ahubwo ni byinshi ukwiriye gutunganya. Ariko umuntu abeshya umugabo babyara, usigaye umuntu yiba umugore babana basezeranye. Urumva niba wiba umugore ukiba umugabo wagira ngo ubonye uko yibara mu isoko wowe wakwiba. Kera twaravuga ngo turi abanyeshuri tukihana gukopera cyangwa se gutirisha. Kuko twaravuga ati niba wiba amanota n'ujya no mu kazi amafaranga uzayiba. Kuko hari abantu batiba ko batageze iruhande rw'ibyo bagomba kwiba. Hari abantu batiba kubera ko babuze ibyo biba, ariko ubundi ageze aho yiba byakwiba. Imana dufashe kandi Imana tugire neza. Tekereza rero urebe muri aya mategeko ikigugonga ubwira umwami Yesu babaza kuko mu buto bwanjye ibindacyabikora. Icya kabiri, umwuka wera
iki umwuka wera yakubwiye usigaje? Iki umwuka wera yakubwiye usigaje gutunganya ni iki? Hariho umuntu uvuga ati yewe runaka ndamwanga bose yewe ndamwanga n'Imana ivuze n'Imana irabizi, hanyuma akaza mu rusengero. Rero nta ijuru ry'abandi ntarya, ijuru ry'abantu bafite ubwoko bw'Imana ntarihari, nubwo ujya ku ifunguro ryera, nubwo waba umwanya ukicara utari hanze, ariko nta juru ry'abameze gutyo rihari. Gatatu, uyu musore yarakunze ubutunzi bwe kuruta Imana. Yari nyiramanga iyo byavuye, yari nyiramanga iyo byavuye. Hari abantu bafite ibyaha barimo bakora kubera ubutunzi bafite. Hari abantu basubiye ku nzu ko babonye amafaranga. Hari abantu basubiye ku bwabo ko babonye amafaranga. Hari abantu bakanywa ngo icyayi gitera inzoka, rwose icyayi utaragira amafaranga cyari cyiza, ariko kubera ko hari udufaranga ugize utangiye. Hari abantu bahinduye ingendo, urumva oya bugufi, ntabwo uratunga byinshi rwose, uburyo bwe kwitandukanya n'Imana. Uyu musore rero yarambabaje. Basi uyu musore mu bantu bose muri Bibiliya bagiye imbere ya Yesu bakabona ntacyo babaye. Uyu musore ari uzi ko uyu musore ageze imbere ya Yesu yaje afite icyifuzo, Yesu akabwira icyo akora kikamunanira agataha uko yaje. Uyu munsi ndakwinginga ntutahe uko waje. Yesu ashimwe, ntutahe uko waje. Ibyo umwuka wera yakoretse byose ubyihane, kuko uyu ni umwanya wo gukira, ni umwanya wo gukizwa, si umwanya wo gutaha uko waje, ahubwo ni umwanya wo kutiringira